Nshuti zanje nkunda nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo no mu izina ry'umukozi w'Imana ariwe mukuru w'itorero ryacu Prophet Philip Banda. Uyu munsi muri kuvugana na Pastor Elias Bizuru, ngiye kubaganiriza ku migisha irimo gusigwa amavuta. Amavuta ni ikintu cyakoreshwa cyane mu isezerano rya kera, ndetse no mu isezerano rishya amavuta arakomeza akoreshwa. N'uyu munsi turakoresha amavuta. Amavuta dukoresha ni amavuta ya elayo. Aya mavuta cyari ikimenyetso cya mwuka wera. Niyo mpamvu mu isezerano rishya Yesu agiye mu rusengero rw'i Nazareti, muri Luka ibice 4 ku murongo wa 18 yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, ngo nicyo cyatumye ansigira ngo kugira mbwiriza abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohoka, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Yesu ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri we, ngo nicyo cyatumye amusigira. Gusigwa na mwuka wera ni kimwe. Gusigwa ni ikimenyetso cya mwuka wera. Uyu munsi tugiye kuraba imigisha iri mu gusigwa twifashishije igice cya mbere muri Samuel wa mbere ibice 10 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Usomye ku murongo wa mbere haranditse ngo, nuko Samuel yenda imperezo y'amavuta amusuka ku mutwe, aramusoma avuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Aya ni amakuru y'umwami Sawuli. Sawuli indogobe zari zazimiye zirabura, zimaze kubura aja kuzishakisha. Ari kuzishakisha agera no ku mukozi w'Imana, umuhanuzi witwa Samuel. Ariko Imana yari yasobanuriye Samuel yuko Sawuli namugeraho aza kumwimikisha amavuta, umwimikisha amavuta yihishije. Ayo mavuta amaze kuyamwimikisha, umuhanuzi Samuel yatuye aya magambo, aravuga ngo, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Kwinjira muri gakondo yawe birasaba gusigwa amavuta. Hari ibyo utabashije kugeraho, hari n'ibyo utarageraho. Kubera iki? Kubera utarasigwa, kubera nta mbaraga za mwuka wera zikuriho. Ariko numara gusigwa urinjira muri gakondo yawe. Sawuli yinjiye muri gakondo ye amaze gusigwa, ndetse turaza kureba no mu mirongo ikurikira ukuntu ubuzima bwa Sawuli bwahise buhinduka amaze gusigwa. Umuntu wese arafite gakondo ye, ariko Satani ugasanga yaramuriganije gakondo ye, ntabwo ari muri yo. Imana ikikurema hari ibyo yakugeneye, hari imigisha yakugeneye, ariko kugeza uyu munsi ukabona ntabwo urayigeramo. Mbese uratekereza impamvu utaragera muri iyo migisha? Hariho igisubizo. Igisubizo ni imbaraga za mwuka wera. Igisubizo ni gusigwa amavuta. Igisubizo ni Imana. Niyo mpamvu Sawuli amaze gusigwa, indogobe noneho zahise ziboneka. Ndetse Samuel yarabimuhanuriye, aramubwira ati, nuko numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cy'Irasheri mu rugabano rwa Benyamini Iserusa. Barakubwira bati, indogobe wari uje gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Hari indogobe zazimiye mu buzima bwawe inshuti yanjye. Hari n'ibyo uri kurashakisha byabuze, byagiye. Ariko se uri kwirwanaho, uri kunyura mu nshuti zawe, uri kunyura mu mbaraga zawe, ibyo byose waragerageje biranga. Ndagushishikariza uyu munsi ugerageze Yesu, ugerageze gusigwa, ugerageze amavuta mashya, urabona igisubizo. Ibi si ibyo kukubesha, ibi ni ibyo nzi, nibyo nabayemo, kandi nabibonye n'amaso yanjye, mbifitiye ubuhamya.
numara gusigwa indogobe zazimiye zirazimuruka, ibyari byarazimiye mu buzima bwawe birongera biboneke, akazi kari karabuze karaboneka, urushako rwari rwarabuze ruraboneka. Niyo mpamvu Yesu avuga ati ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwaho. Ushakishe Yesu, ushakishe ubwami bw'Imana. Abantu bari kubaho ubuzima batagombye kubaho. Kubera iki? Kubera bayobye, kubera batazi Imana gahunda yayo ibafite ku buzima bwabo. Hari n'abariko babaho ubuzima atari ubwabo, ukabaho ubuzima busuzuguritse, ubuzima bushaririye, ubuzima bukomeye, ariko Imana yaguteguriye ubuzima bwiza. Inshuti yanje, Imana irashaka kukugirira neza. Imana irashaka kukuvana muri uko kuzimira kwawe, indogobe zikagaruka zikaboneka. Ariko Yesu arakubwira ngo shakisha ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ibyo byose nabyo bizakongererwaho. Ibyo byose uzabyongererwaho, kuko ibiri muri iyi si byose ni iby'Imana. Nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 24 ku murongo wa 1, haravuga ngo isi n'ibyuzuye n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayirimo byose ngo ni iby'Uwiteka. Ibyuzuye iyi si byose, amafaranga, amashamba, ibiti, imisozi, zahabu, feza, ubutare, ibintu byose biri muri iyi si ni iby'Uwiteka. Ngo ndetse n'abari muri iyi si bose ni ab'Uwiteka. Abantu bose bari muri iyi si, inshuti yanje ndakubwira, ni ab'Uwiteka. Nawe uri Uwiteka, nanjye ndi Uwiteka, twaremwe n'Imana. Niyo mpamvu ushakisha ibintu byo ngaha mu isi, reka gushakisha ibyo bintu. Yesu araguhugura uyu munsi ngo shakisha ubwami bw'Imana, ngo ibyo byose nabyo wari gushakisha hirya no hino uzabyongererwaho. Kuko Imana iravuga ngo zahabu ni iyanje, ngo amafaranga ni ayanje, iyi si ni iy'Uwiteka. Niba ushaka igikundiro imbere y'abantu, niba ushaka favere mu kazi ukora, shakisha Uwiteka. Niba ushaka yuko abayobozi bakureba neza, shakisha Uwiteka, azabahindura imitima ndetse nabo bagukunde. Kubera iki? Igikundiro nacyo gitangwa n'Uwiteka. Kugira igikundiro bitangwa n'Uwiteka. Urebye mu Migani ibice 21 ku murongo wa 1, haravuga ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, ngo awuganisha hashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Umutima w'umwami, umutima w'umuyobozi, umutima w'ufite autorite wese, ngo uri mu biganza by'Uwiteka. Niba ushaka yuko umuyobozi akureba neza, niba ushaka ko pasiteri wawe kureba neza, umukuru w'itorero ryawe ukureba neza, niba ushaka kugira igikundiro imbere y'abana b'abantu, shakisha ubwami bw'Imana. Shakisha Imana first, kuko niwashakisha Imana irahindura umutima w'uwo muntu. Kuko handitswe ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, ngo awuganisha hashatse. Ashobora guhindura ibitekerezo by'umwami, kuko yahindukije ibitekerezo bya Farawo, nkuko yahindukije ibitekerezo bya Nebukadineza. Uwiteka abashije byose. Ashobora guhindukiza abayobozi, mukuru wawe kuyobora, ashobora guhindukiza ibintu byose. Ushakisha Imana, ibyo byose wari gushaka biraboneka. Iki ni igihe cya restoration. Igihe cya restoration nguhanurire inshuti yanje, indogobe zazimiye zigomba kuzimuruka, kuko iki ni igihe cyiza. Ijambo ry'Imana ntabwo rizira ubusa, nta nubwo risubira inyuma ridakoze icyarizanye. Uyu munsi niba ushaka yuko ibyazimiye bizimuruka, niba ushaka yuko urushako rwabuze rugaruka, niba ushaka amahoro yabuze ko agaruka, niba ushaka akazi kabuze ko kagaruka, niba ushaka imigisha yabuze ko igaruka, ndagushishikariza inshuti yanje, wumvira ijambo uyu munsi, ushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo byose Imana yiteguriye kubiguha. Ntabwo Imana yacu inezerezwa nuko tubaho nabi. Ntabwo Imana yishimira ibibazo turimo, ishaka kubigukuramo, ishaka kubimvanamo. Ariko iki tubwira ngo, iratubwira ngo dushakishe ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwamo. Gahunda y'Imana ntabwo priorite ari ibyo dushaka, priorite ni Imana. Niwagira priorite Imana, nayo irakugirira priorite mu kuguha ibyo umutima wawe wifuza.
ubugira gatatu umugisha uri mu gusigwa ni kubona imbaraga zo gukomeza urugendo. Aha mu isi duhura n'ibibazo bikomeye, duhura na za challenges, duhura n'ibintu bidukomere, tugahura na za barriere, tugahura n'ibindi byose, ariko umaze gusigwa uzahabwa imbaraga zo gukomeza urugendo. Harani ku murongo wa gatatu haravuga ngo maze nutirimuka, mu gifaransa havuga ngo de là tu iras loin, mu cyongereza haravuga ngo then you will go on from there. Nukuvuga uzakora progress, urakora progress mu buzima bwawe, muri business yawe harasubira habe progress, niba byari bihagaze progress iraboneka, mu rushako rwawe, mu rugo rwawe, muri business yawe haraba progress. Umaze gusigwa bituma haba progress mu byo ukora, uretse no kwindogobwe zari zazimiye ziboneka, progress mu buzima yawe bwawe iraboneka. Natangiye kugira progress mu buzima bwaba professional bwaba hehe, kubera iki? Kubera Imana ariyo yabikoze, si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wera. Ibyo wifuza nawe wabigeraho, ibyo ushaka wabigeraho, ariko priority b'Imana, priority ibe Imana. Imana bari yugira iya mbere. Gusigwa biguha imbaraga zo gukomeza urugendo, amavuta azagufasha gutera imbere, ndetse uhure nabo ugomba guhura nabo. Ab'Imana ishaka ko muhura nibo muzahura. Ubugira kane, gusigwa biguha icyubahiro. Gusigwa uriko mwuka wera guhesha icyubahiro. Byanditse muri Samuel wa mbere ibice 10 ku murongo wa 4 ngo barakuramutsa baguhe amarobe 2 uyakire. Aha ni Sawuli amaze gutera imbere, ngo amaze gutirimuka, ngo aho yagenda ku giti cy'umwera w'itabora, Samuel yari yamubwiye ati urahurirayo n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobe 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Ngo bararakuramutsa baguhe amarobe uyakire. Barakuramutsa baguhe amarobe uyakire, bivuze ngo baramushikanira. Amaze gusigwa, ibi byamubayeho byose Sawuli, baramuramukije baramushikanira. Ibyo ntibyari bwigere bimubaho igihe na kimwe. Ubundi ubwo umuntu bashikanira ni umwami, ni umunyacyubahiro, n'ufite icyubahiro, ariko kubera gusigwa icyubahiro cy'Uwiteka cyahise kimuzaho. Niyo mpamvu Yesu adushishikariza ati mushake ubwami bw'Imana, mushake no gukiranuka kwe, kuko niba ushaka icyubahiro uzagiheshwa n'Imana, icyubahiro uzagiheshwa na mwuka wera, kuko si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wera. Icyubahiro kizakuzaho. Aba bantu bari bahetse ihene, abantu bari bafite imitsima, abantu bari bafite vino, ariko bahuye na Sawuli bahise bamuramutsa, baramusuhuza, ndetse ngo bamuha amarobe 2 nk'uko Samueli yari yabimuhanuriye. Gusigwa, nshuti yanje, nsaba Imana ngo igusobanurire nk'uko yasobanuriye aya mabanga. Niwamara kuyasobanukirwa, ubuzima bwawe burahinduka. Icyubahiro kirakuzaho, ndetse n'icyubahiro, ndetse n'igitinyiro kiza kukubaho. Igikundiro kirakubaho. Abantu ngo baramusuhuje, igihe cyose yari gushakisha izo ndogobe, nta namwe batubwira abantu basuhuje Sawuli. Ariko Samuel amaze kumusuhakaho amavuta, yahise abona abamusuhuza, yahise abona ndetse n'abamushikanira amarobe y'imitsima. Birashoboka uyu munsi nta n'umwe kwitayeho, ushobora kuba uri no mu bwigunge, ushobora no kuba uri mu bibazo bitandukanye, ushobora no kuba wihebye, ariko numara gusigwa, ndakubwira nshuti yanje ngo igikundiro cy'Uwiteka kirakubaho. Urahita ugira igikundiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nk'uko Yesu nawe ngo yakuze mu bwenge, akura mu gihagararo, akura no mu gikundiro imbere y'Imana n'abantu. Gusigwa bituma umuntu akura
mu gikundiro, agatukura no mu cyubahiro. Iyo mwuka wera kujeho, icyubahiro n'igikundiro bikubaho. Nshuti yanje, ubugira gatandatu uhita uyoborwa n'Uwiteka, ukabona kuyoborwa n'Uwiteka. Uwiteka akaba ari wakwiyoborera muri byose. Urebye ubuzima bwawe, hari ibyo wagerageje ukagera ahantu ukabona ubaye bloke, ugahura na bariyeri runaka, wagera hariya ugasanga biranze, waza ngaho ugasanga biranze, ariko umaze gusigwa, umaze kubona mwuka wera, byose birahinduka. Byanditse ku murongo wa 5 muri Samuel wa mbere ibice 10 ngo maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse, ngo nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana Neberu n'Ishako n'imyironge n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku Kanunga. Urasanga bahanura. Gusigwa biza gutuma nshuti yanje uyoborwa mu nzira zawe zose. Ntabwo uzabubloke n'ahantu na hamwe cyangwa ngo uyobe. Ibyo ukora byose bizakubera byiza. Kubera iki? Kubera wasizwe. Kubera iki? Amavuta yakugezeho. Ubwa 7 uraza kubona kuba iciro ry'umugani. Aha turabisanga ku murongo wa 12. Haravuga ngo umwe mu baturage baho arabasubiza avuga ati, mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye biba iciro ry'umugani ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Ugiye kuba iciro ry'umugani, kuko mwuka wera nakuzaho, amavuta akakuzaho, uzaba iciro ry'umugani. Bazatangira babazanye bati, mbese uyu ni runaka twari tuzi? Ati, mbese uyu ni mwene runaka? Uyu ni muhungu wa runaka? Yesu amaze gutangira umurimo, amavuta amaze kumuzaho, baravuga bati, uyu si umwana wa Yosefu? Nyina we si Mariya? Bene se ntitubazi si naka na naka? Bikabavanga. Nshuti yanje, numara gusigwa biravanga abantu. Batangire babaze ngo uriya ntitwari tumuzi ari umwarimu muri kaminuza, ngo ibi nabyo bije bite? Ibyo ni kubera gusigwa nshuti yanje. Abantu bizabavanga bananirwe no gusobanukirwa ibyo ari byo, ndetse bamwe bazanakwita amazina, bamwe bazanagutuka, abandi bavuga ibyo bishakiye kubera badasobanukiwe. Baravuze ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Sawuli yari umuntu udasobanutse, yari umuntu wo mu muryango wa Benyamini, umuryango muto cyane, umuryango usuzuguritse, ariko amaze gusigwa yahise azamurwa aja mu bahanuzi, atangira gukora ibyo atahora akora. Umaze gusigwa nshuti yanje, urahinduka ukaba umuntu mushya. Umaze guhinduka gusigwa, urahinduka ukaba umuntu mushya, ndetse ugakora n'ibyo utahora ubasha gukora. Ku murongo wa 6 baravuga ngo umwuka w'Uwiteka uri bukuzeho cyane, uhanure nabo, uhereko uhinduke uba umuntu mushya. Ugiye ku murongo w'9 haravuga ngo nuko agiteruka aho Samuel yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi ibyo bimenyetso byose birasohora. Bya bimenyetso byose Sawuli yamubwiye birasohora, ariko icyambere yahawe umutima mushya. Numara gusigwa uzahabwa umutima mushya, uzatangira utekereze ibintu bishya. Abantu bazatangira babazanye bati, ibi ni ibikise ko yahindutse, ko yari ameze kuri ubu byahindutse, byabaye bite? Numara gusigwa uzagira ibitekerezo bishya, uzagira umutima mushya, uzatangira ukora ibintu bishya. Ibyo ukunda bizahinduka, uko ureba ibintu nabyo bizahinduka. Uzagira urukundo, ndetse uzasa n'Imana yo mu ijuru. Utangire ukora ibyo utahora ubasha gukora. Ibi mbikubwira byambayeho, mbitangira ubuhamya, ndabizi neza. Maze gusigwa ko nasigiwe Yerusalemu, twari tuvuye gusenga muri Isirayeli, niho nasigiwe, niho naboneye ubupasiteri. Maze kubona gusigwa, nakoze ibintu ntari nzi ko nakora. Nagiye ngera ahangaha nk'uko nigisha muri kaminuza, hari umunyeshuri wanje wari urwaye kanseri.
bari baramusezereye mu bitaro by'ibutaro, hanyuma baramubwira agende ategereze gupfa nta kindi. Turahura mbona umwana ameze nabi cyane, numva umutima urambwira ngo ngomba kumusengera. Ndamuhamagara ndamusengera, ndamubaza nturizera? Ati ndizera. Ndamusengera, murambikaho ibiganza iminota 2, mubwira ntisubira kwa muganga uje kwipima. Yagiye kwipimisha kanseri barayibura, n'ubu yarakize. Yesu ahabwa icyubahiro. Ibyo ntabwo ari ibyo gusa, ibitangaza byambayeho. Nasengeye abarwayi benshi, nasengeye aba kanseri, nasengeye aba diyabete, nasengeye abari bafite imihango idashira, abagore bava, nasengeye abari barwaye indwara z'uruhu, nasengeye ibintu byambayeho nanjye byarangora gusobanukirwa. Maze gusigwa, nawe inshuti yanjye numara gusigwa uzakora ibintu bikunanire gusobanukirwa, kuko si kubw'imbaraga, kuko si kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wera. Ngiye kurangiriza ahangaha iby'Imana yavuze ku mwami Kuro, byanditse muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 1 no kugeza ku murongo wa 3. Ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Uwo yimikishije amavuta. Wumve kwimikishwa amavuta uko biri mu ibanga rikomeye. Ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ngo kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Ngo nzakujya imbere ahataringanije mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma mbicemo 2. Ngo nzaguha ubutunzi bwo mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Nshuti yanjye, ushakishe gusigwa, ushakishe ubwami bw'Imana, ushakishe gukiranuka, nayo ibindi byose urabyongererwaho. Uyu munsi ndagusabira nshuti yanjye ngo wimikishwe amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Amahanga yose ari imbere yawe aneshwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akenyuruza abami bahindure decision zose zitari nziza ku bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagusabira ngo kubwo gusigwa nshuti yanjye, inzugi zari zifunze zikinguke mu izina rya Yesu Kristo. Urushako rwari rukinze rukinguke mu izina rya Yesu Kristo. Akazi kari gakinze gakinguke mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo yarakinze akinguke mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro yarabuze agaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyishimo byari bibuze bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabira nshuti yanjye kubwo gusigwa, amarembo ntazigere yugarirwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kujya imbere ahataringaniye haringanize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka amenagura inzugi z'imiringa n'ibihindiro by'ibyuma bicemo 2 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka guha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umenye ko ari Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Uwiteka Imana ya Isirayeli bikoze, izina ry'umwami wacu Yesu rihabwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, 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 shalom.